Amafaranga karabuze. Nanjye tubabona wenda ngize ibi no kuganiriza muri ikintu mwakora. Maze ushaka inshuti yanjye. Uraje se? Ndahageze. Sanzebye nivugishaga nanjye. Uvugisha ngo ki? Nta hantu nyine umuntu yabona agafaranga byaranze. Arabeshya nakwanga mu mutwe reka mu mutwe ni zero wowe. Wenda bizokora mu bakire wenda wabugafi wawe ufite ahantu wakora Aya mu mutwe wowe ni zero umaze kungana gutyo umuntu yogoshesha inyogosho imeze gutyo nta bwenge ufite. Nyogosho mani mu mutwe yari vide. Ni vide tu. Reka twe nitutubaga tumwe muracyara abana mu mwuga. Nope. Ngase mbwa imbara kanuzanye. Aya njyewe nakugira inama y'ahantu ukuntu twabigenza tukaganye. Kandi nambwira nanjye numve kurya nyine. Ashaka n'inzara ma. Nyine ara mu gipangu kwa boss. Nabonye haparitse imodoka kandi yakinga urufunguzo ruri hanze wa kintu. Okay, ngambwira numve. Aho ngo ndakumva cyane. Nyine ara kwa boss. Ara nyine kwa Nchime. So hazi ndahazi harahirya. Aha. Ngo imodoka ifite gese Yise igitare. Aha, andumva nayize. Nose kukibuze ahantu ari iminuza ngiyo ngiyo. Wini wikoze. Mani je nyine ibintu byo kuzibaza cyane simbimenyereye. Ubwo nimbo bize. Icyo nkubwira turacyari umwana mu kazi. Faya mwereke. Tujyana ndebe. Ole hu. Hala se defense. Ole hu. Hala se defense.